ni magorwa. Ariko mani umubyeyi nta kwanga kwita izina rigukwiye. Magorwa nkomeje kugorwa. Navuye iwacu Nyanza maze iminsi 3 hano. Umusore ndamutoraguye. Ntawame azabamo hano. Nimba ko gahunda zinezereye rugiye. Zongera kugaruka yaragiye. Bite wana umuntu ubu ni muzima wa we meze bite abangaba ni babandi babanyweye ibiyobyabwenge bikaba byabahitanye kabisa we bimeze bite igikapu cyane baragitwa. Ariko mani umubyeyi nta kwanga kwita izina rigukwiye. Magorwa nkomeje kugorwa. Navuye iwacu Nyanza maze iminsi 3 hano. Nagurishije ihene yanjye mutamu nakundaga, nari nzi ko nzayirya itako. Mfata tike nje gushaka data mu mujyi wa Kigali. None maze iminsi 3 hano ntarya ntamwe. Imyenda yanjye, inkweto byose baratwansigaranye ishati yonyine. Umuntu watambuka ngo nsomye ku mazi. Uwo mvugishije utandutse umugera agatambuka. bimeze bite Ariko abana bo sinabarenganya. Ose undi wa mugani wafasha umuntu utazi. Bashobora no kukwita igisambo cyangwa umwesikoro mu bundi buryo. Ko se mani kuki umubyeyi wanjye yakoze nka biriya akitwa umukire gakire akantana na mama ndi umwana muto nkaba ntesekeye Kigali. Gusa ndabona aho igihe kigeze biragoye cyane. Shobora kuba nsigaje iminota nk'15 ngo mfe cyangwa 20. Inzara, umunaniro, ibitotsi n'urukumbuzi rw'umubyeyi wanjye nataye mama. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko Imana irabizi nimfu uzanyakire mu bawe. Simana ngiye ko ndeba ku biciro ku isoko bimeze nabi. Bakaba n'abanyeshuri babohereje umuntu atiteguye umuntu arabigenza gutera. Reka ndebe ko amafaranga mfite byibuza avamo n'akadobo k'inyanya. Si 3,000 ndeba mfitemo 3,000 ndeba byonyine mfite banda kwa akadobo k'inyanya ari 2. Intoryi ziravamo se ibindi bintu se biravamo. Reka ngiye kureba hariya muri quartier ndebe ko byibuze bapfa kugabanura. Biragoye pe biragoye muri kino gihe coronavirus yaje ibibazo amafaranga nta kintu agihaha. Yewe reka ngiye kureba ndebe niba rwose hari icyava ariko Simana koko wakwibutse abaturage bawe ko ibintu bimeze nabi. Yuko aryamye hasi ngibya bindi navugaga ubusinzara yamwiciye aha cyangwa niba abandi banywe bitabi barangiza bakarambarara aho babonye. Mana ibitugoye ni byinshi ntago uyu nguyu umwitaho rwose. Reka manze ngiye kwihahira iby'abana barya hanyuma wenda simbizi dashwi cyo ku muhanda nta wabivamo. 5
Madeni mwiriwe neza. hanyuma se nashakaga itomati murazifitera Tomate zarabuziye ni muri shaje. ego baba mana yanjye turakoresha se za salisa biravamo buriya Hari nakandi gasosi tomate kaje bita sarani kaye kikorukira kaguri ryitanga ko kuriya kari karasharira iyo umuntu atabonye inyanya ngo avange uyikaranga cyane nta kwishari. ubu rero uko ndumva katarazamutse hanyuma se izo karoti muragurisha gute biterwa n'izo ushaka nyine akadobo ni gute akadobo kazo cyangwa se ikiro ni 400. mama Deni ntuzamukire ku bibazo byabaye uyu munsi ngo tuzamukire kuri iki cyorezo ngo muzamure ibiciro niko bisanzwe ntago nzamura ahubwo cyeka niba ushaka za make bumpaye izijana da bumpaye izijana bumpaye izijana ngende ndebe hanyuma umpe n'igitunguru cy'ijana ukiremo n'ibitunguru na pavuro se shyiramo pavuro narinzi ifite pavuro narinzi ifite shyiramo hano shyiramo intoryi shyiramo n'intoryi zayo ngayo nyine ako mama Deni rwose nagira ngo nkugire inama nk'umuntu wumvisha amakuru mu gitondo ntiwibeshye ngo uzamure ibiciro na gato ni ukuvuga ngo ni ugufasha leta yacu ntitube barusahurira mu nduru akira ubwo urakuramo 300 ese iyo ugura n'ibijumba ko bifite amakuru ndaza kubituma abana nazanye akantu gatoya ko guhahiramo murakoze cyane yego bananye hari igihe nongere mpitera abantu bamuhiseho yewe bite byawe ko amaso yatukuye byagenze bite uraye hano wamubyaye wese wambabariye ukandeka basi oya mbwira ikibazo ufite ndikumva nta n'itabi yanyweye ntaganuka na bya biyoga mbwira ikibazo wagize ni icyo kibazo wagize wese wamfasha basi ngaho yeguka gatoya yeguka kanshyira ibintu hasi yeguka gatoya umbwira ikibazo ufite fata mu nda simana yanjye mu nda se fata mu nda inzara iranishe n'inzara kinini ntarya ihangane ihangane rwose ihangane pe ihangane baba none se wabaye iki mwana yanjye wamubyaye we maze iminsi 3 ndyamye ahangaha uryamye kuri urubaraza yego abantu bahahita cyangwa uhaza n'injoro oya maze iminsi mparyamye barankubise ndabona n'amapanuro yaragucikiye yewe barananyibye ibintu byose n'utwenda nari mfite unsigaranye igishati kimwe cyose iri vumbi se ryuzuyemo hano ryavuye kandi nuko naje waje gutya naje maze iminsi 3 ndyamye uvuye hese waje uvuye naje nturutse iwacu ni kukubaza byinshi iwacu ni Butare hanyuma rero mubye niba wabishobora wakwicara kwaka gakapu nkakubwira ibyanjye niba bishoboka bicara ahangaha se wakwicara kwaka gakapu hano ndahagera ndahagera kuko niba bitakugora nta kibazo ngaho reka mbwira reka nzitarare ntago ndi kwihuta njye rero nitwa MAGORWA naje nturutse Butare nakuze menye ubwenge mama mbwira ko papa yadutaye ngo yagiye Kigali ari umukire ngo witwa Gakire ariko ntago muzi ubwo na mama ntibayirukanye bitewe n'imibereho mibi ubuzima bwo mu giturage nari mfite agahene kitwa Mutamu nakundaga cyane yewe reka nicare ndumva ibyawe ari birebire mba ndakagurishije kugira ngo mbone tike inzana nze kureba uwo data nze kumushaka ko bambwiye ko ari umukire
numve niba ari cyo yamfasha ngo papa yigatwaga gakire gakire yaba ari ariko nkaba ntazi icyerekezo cyanabanye hanyuma ngeze Nyabugogo ndazamuka nisanze ahangaha kurumva udufaranga twari tunshiranye ndazana iryamira kuri rubaraza ndabona harabaye ingangi ko dore hananihishe hanyuma abagenzi batambukaga nta n'umwe wangiriye impuhwe ngo abe yampa no ku mazi ahubwo utarankubitaga yanshiragaho nta n'umuyobozi wakugezeho nta n'umuyobozi wanyuzeho ego keretse bano b'abanyerondo nibo banciyeho nabo bakeka ngo wenda nabanywa ibitaba ubwo nibo bagukubise ngo wanyweye bikaba ari byo byansinza ibyo bitabi barigendera ubu rero sinzi impuhwe wungiriye zo kuba wambyutse ukanganiriza ubu rero ikibazo mfite gikomeye nubwo nshonje cyane maze iminsi 3 ntarya biragaragara ariko ubu uwampa uburyo mbona tike insubizi wacu i Butare yabangiriye neza cyane sinazongera gutekereza no kuza muri Kigali kuko mpahuriye n'amagorwa nk'uko izina ryanjye ari magorwa mpahuriye n'ibibazo bikomeye cyane naratetse wa mubyeyi we sinzi niba wari icyo wamfasha baba ari babateka mutwe bo muri ino minsi ndumva bitoroshye ntabwo byo ubu se wowe harya ngo urifuza itike yakujyana cyangwa se cyangwa mukamwancumbikira igihe gito ngakomeza gushakisha data naje gushaka nkareba ko ari icyo yamfasha kose mana yanjye kuko harya ibumbi bigenze gute niho wo kumfasha mana ngira inama nkora iki kuri uyu muntu ubu ntabwo uzamumbaza akurabizi ariko si ibintu byagenze bitera si ibitaramo byose babihagaritse ntibisanzwe igitaramo cy'abakozi b'Imana kweri bahombiza miliyoni zose miliyoni 14 se bazayagaruza batera byoroshye ntabwo nabimenye rwose kuba witunganya mu bice ubwo ngubwo bro izi bintu byabaye igitaramo cy'abahungu b'abakozi b'Imana abakozi bande b'Imana Imana ngira abakozi nageze ni ibya Jay Paul bahagaritse je nibyo biri kumbabaza na Riderman na Bushari ibintu by'Imana cya gitaramo cyaba misigaro cyarahagaze uza amafaranga ngo bahombye muri showbiz nta n'umuntu yafite showbiz isanzwe ya sekira nta muntu yafite bahombye miliyoni 14 Riderman sinzojya kumubona aya ariko man ego nzara amazi hano niwe amazi ariko petit frère nawe ukabya rwose ubuse njye kukuzanira amazi ari we wicaye hafi yayo ariko wagiye ucisha bugufi je va muri iyo machine va muri machine reka nze nyaguye indirimbo z'Imana basirayeli mboro yubuvuga se bari atubabara nk'abastar mustariri ba Jay Paul ba Bulldog ba Pifura bari bose nibo buntu umuntu nibo bavugwa no mu Rwanda nabagushaka none wowe ibintu nk'ibyo ngibyo umva nzanira amazi ni imwe muze tujye gusenga urumva sha akashobora nta nubwo nzongera kubabona giye buriya none uri murazana ibintu bihasiraheri mbonye bara n'abastar zara amazi mwana mite ni mutaraso mfite nigendera reka mugeze mu rugo muhe icyo kurya unakarabe hanyuma ibindi turabyigaho turebe icyo twakora naba mugize neza cyane ariko se ubundi warize naracikirije warugeze he nari ngeze mu wa gatatu mu wa gatatu wa segonderi ubushobozi buba buke ako n'ukuntu uvuga biragaragara ko ushobora kuba wari umuntu usobanutse wari umuhanga mu ishuri ubundi rero hano turi hitwa mu Biryogo ni mu Biryogo aha mujya wumva najyaga mpumva hano ngo ni mu Biryogo ni mu Biryogo
ko numva hatewe ubwoba bitewe nuko najyaga mpumva. oya ntacyo hatwaye nuko gusa burya ariho habanje umujyi hakamenyekana cyane ariko ubundi biryogo nta kitwaye. Ntago ndumva uburyo naba ndi mu biryogo. Niho rwose niho. Niho pe. Poza amateka noneho. Ndakandagiye. Ni mu biryogo pe wajya guhumva. Najyaga mpumva ariko nkumva ko ngo abantu bari abantu babi. None wowe umutima nk'uyu nguyu wawukuye utuye mu biryogo. Reka burya umuntu arivukire rega wa mwana we kandi ntago abantu batuye mu biryogo ari babi ahubwo nuko ari izina ryaho nyine bumva ngo biryogo bakumva ngo biryogo nimbi ariko abahatuye ntago ari babi. Ubwo rero ndumva tuhafata nabi. Oya nk'abantu babi ngo babateka mitwe ngo ubwo uzaba umutanga buhamya ahubwo ngwino tugende mu rugo ndebe ko abana icyayi kigihari byibuze usomeho hanyuma turebe yuko twafata izindi gahunda z'ibyo byifuzo byawe. Haguruka se wa mubyeyi we. Ihangane uracyari umwana. Ihangane ego ko mana yanjye abantu b'ikigihe nabo nta kigenda ese ubu barakwambuye baragukubise abantu b'ikigihe mana ntabwo byoroshye ngaho kiraga tugende hanyuma turebe ko hanyuma se ibi ni icyo wari ufite mu gutwaze. Nari mvuye guhaha ngiye mu rugo nari nje guhaha niko kugusanga aha ngaha rero nta gutwaza nta kibazo ngaho ntwaze ubuse urabishobora niyo mvunera. Ndabishobora rega namwe ngira icyubahiro cyo kubaha ababyeyi. Niki ndabona amazu ari hakurya iriya abona ari ibintu bidasanzwe n'ubwa mbere ndi kukiwubona none ariko ngo waduhagaze nto mu biryo ubu rero wawukwereka n'inshuro nibwo wabona ko ari umujyi wa Kigali ubonye kiriya kizu cyo hakurya kimeze nk'ibiziga hejuru n'ibizeru n'injoro ndaza kuyikwereka ndaza kuyikwereka ukuntu iba imeze uyu ni umuhanda wo barimo gukora waha mu biryogo Sayi ugenda ugakubita kuri kiriya kizu neza waha mu biryogo nzamara iminsi irabona kiriya kintu nzakibona. Ibi byo ni ibiki? Iki ni ikimodoka cyakoze uno muhanda ntabwo bahashijije buriya nicyo cyahakoze nicyo gikora umuhanda kiriya ni cya kintu bita katerepurare. Ubwo mutuye mu cyaro cyawe katerepurare nyine nicyo gikora umuhanda ukaba umukara gikora umuhanda kikawusiza urabona ko hacyashije kikagira neza noneho rero hano haba harimo ubuyira bugiye bunyuranyemo wibeshye gato yabona asanga bakasa untumye nk'umuntu ku muhanda ku buryo nayo niyo mpamvu ngira ngo uhafate nyine ni inzira imwe ariko iyo uyobye ukatira atari aha kubera amazu menshi none se iwanyu bamaze angana reka n'uri tuhamuriza ibyondo ese mu rugo iwawe ndahinjira umuryango wa ntusekana amapantaro nambaye nta kibazo tugende se twumvikanye se kugiye gukaraba ikibazo n'imbwa ariko nta mbwa mu byaro oya nta mbwa zihari hari abana mu ngana hari abana bagenzi bawe mu ngana nta kibazo b'abasore nkawe abundi reka nzi ubundi twicarane unyeke abo bantu buri kuvugana nenda kwereka abanye ariko fisi rwose kwemera ko bisinze aho kuzaturuka keneye abantu bagusengera cyakora nyamara umeze nk'umuntu watokowe ibyo njya nkubwira buri mbwira ko Israel mbonye ajyanye na burudoge hariya mu gitaramo stade amahoro babona n'ahantu abantu bajya ariko ubona amakuru yabo uraheruka cyane abana bararirimba burudoge mbonye
niba ukurikira amakuru nk'uko yakurikira ko sigamba n'amakuru ya showbiz na gospel yivugamo ari bulldog uvuga na Israel Buda ninde uherutse kuzuza ibutare muri kaminuza uzi byahabereye tangaza byarakoretse ihuye bro duterebo ntabwo abimenye utagiye nawe wabyumvishe amakuru ndayakurikira YouTube channel nyinshi hano zibabiriho ese mama mukingisha inzugi z'ibyuma izi ngizi dufungisha muri abasirimu kweri ubu narebye ndabona rwose byanshobeye ntibisanzwe saba abana noneho bari mu biki ubu bari mu mafilime cyangwa mu biki cyangwa cyo gukingura ariko kubera cyo warwaye ibyo bikutera nzabishuka Emorafisi ibintu urimo ntabwo bizi n'iki kimashini baragabura na mugiye mubi umuntu arakomanga mwari muri mu biki koko ndimo nimvira aha dore ni gutya bimeze nagusubiza hariya hanze ntawe ugikora ku wundi wumvishe mwabana ntawe ugikora ku wundi najya nabaye umusitari akababona nawe ntukasetse ibintu sinzano bikuye akira ganira mu rugo harimo iki se wa mwana uzi umuntu kwizoka ibintu bihenze inyama reka da ni imboga inyama nazibuze ngo ntizazi umunsi nazibuze pe buranza batumanya ariko n'imboga ni nziza nta kibazo mama mwiriwe mute twiriwe izuba ryari kumereye nabi bazaniye umushyitsi ariko umushyitsi hari umwana tuzanye ngwino ese wagumye hanze ngwino bro amakuru sinababushije gusuhuza ikaze ako mama babantu ubu bakuye abantu bana watwaraga ibishingwe uyu mwana mwikorera ibyo ndaza kubabwira ariko fisi birimo nibiki nta munuka gute nase ubu nta kintu uri kumva kariburata yice mu ntebe intebe ntaganuka wenda nuko amaze nk'iminsi biratoga ariko nyine ntaganuka none nabona amazi banagiye kwicara oya nicare muri iriya ntebe iyi intebe hano nose yabuze yicare mu ntebe icara hariya hasi wa oya semanzi ibyo nuko biteretse aho ngaho utabijyanye ariko nawe uraturabura wicara mu ntebe genda ariko cyane ibyo bakubwira icara nangufashe n'aka kantu kawe kandi wimve mwikaze murakoze ego rata fiji umenya kwakira abashyitsi kira abantu uraza ukazuzana abantu nk'aba ngabo ubundi muba bakuye he aha urabona se mutangana niko uratana umusore mungana yoga imyenda harahirya amavi hanze ako nimba yajyaga yigendesha iki ntabwo aherutse ko kwipantaro icitse nawe ntabwo ari ikibazo cyiwe uretse turanza kuganirize tumenye ibibazo byiwe turaza kumenya ibibazo byiwe cyangwa ko ari Kigali urumva Kigali se bivuze ko ari Kigali aya madive mu mwanya ndayagutumva abi Kigali bose niko bafite ubushobozi oya bekambabwire mwihorere hano ubwo tuzi icyo turya cyaburiye hese kirabuze kiri bwibwira data muvana njyewe agera hirya cyangwa urebe yo wisone ku muvandimwe taka njye nitwa Manzi ndamuteye muzanye niwe mama wacu nitwa Magorwa Magorwa iryo zina se Magorwa iwacu ni Butare niryo wanyu bakwise niryo iwacu banyise Magorwa ko soko yakwise nabi muvandi ndase sibyo nakubwiraga ariko izina ntawe rihurira no muteza abantu nk'aba ngaba ariko nawe ako bana ubaza ateka ibiryo tubiryo uyu nguyu ndetse akubwiye ko ari umukozi nayigeze ni umukozi se kubera najya kurya restaurant jewe buri narya restaurant nizere ko ndibuve kureba uvuye Butare umupira uvuye Butare ryari urasa nk'umuntu unaniwe wagira ngo urarwaye sinzi ariko atarwara se ubu yabura kurwara gute aroga ndabona afite n'inyota reka nze muzanira amazi yo kunywa areka nawe urikiriza amazi hano aragurwa i Kigali wabyumvise Kigali twebwe amazi aragurwa ntabwo ari nk'anyu mu toragura amazi nengo fatira akira iki kirahure muhita mukijugunye
akorekera amazi uramuha amazi bana banjye nabonye byabacanze ibibazo byababanye byinshi ariko uwo musore ndamutoraguye musanze mu nzira mbona arangana n'abanjye nanga kumutaho uramutoraguye uravuga uti kanshyira abana banjye ibyo ndamuzanye kugira ngo dufatanye kumurera turebe ntawamenye azabamo hano nimba ko gahunda zinezereye bagiye zongera kugaruka yaragiye ariko man ubu koko uyu mama yari yankunze arantoragura nari nishimye ko agiye kumfasha none ubu ndabona bitagikunze ntabwo yankunda ngo yange umwana we ndazibandwa nzerekeza ni ikibazo gikomeye cyane ariko se umuvandimwe kumundeba afite ibibazo byinshi nkambona mumuna wanjye nawe ibintu abikomeje biraza kugenda bite ariko koko ubufisa azahinduka nyamara uyu muvandimwe twakamwakiriye tukamwita wenda azaba umumaro bikira mara mubye utabara imbabare rikora no muhungu wanjye nawe agiye kumbera ikigerageza kandi uyu mwana nzanye nawe ndikora namuboneraho imigisha ndakora iki koko ariko ugomba gufata icyemezo nk'umuntu mukuru